Katwakire Salisa, ladies and gentlemen, amashimwe cyane twakire Salisa, amashimwe cyane Salisa. Imirimo yawe Mana gose irahe. Ubushize kuki naje nambaye hano igipensu cyafungutse ntimumbwiye. Mujye mumbwira turi famiye, mujye mumbwira aho kugira ngo ntisaro, mujye mumbwira. Mbere uko ngira ikintu mvuga, mubanze mukomera amashyi abakameramani bacu. Mubakomera amashyi. Badufotora neza, Mana iri mu ijuru. Ubushize bamfotoye ifoto nanjye ubwanjye ndiyoberwa. Noneho ariko sinzi uwamfotoreye muri kino gihande cyo hepfo yari yasongoye indamu ukuntu sinzi ikintu cyari cyabaye. Yisubireho. Ntago nabona ikintu nabitura kubera ukuntu bari kumfotora neza nkishima. Ariko navuganye n'abaseriveri mumenye umubare w'abakameramani dufite, buri wese mumugezeho icyabashije kwishyura. Mvuze kunda nibuka ukuntu ejo bundi nagiye kuboneza urubyaro. Ni uburenganzira bwa buri muntu wese ubishatse. Nagiye kuboneza urubyaro mbitana na muganga, arambwira uje kuboneza urubyaro, ndamubwira yego. Ariko Mana, Yesu yigeze kwirukana abadayimoni mu ngurube ngo bajya ku muntu. Iyo ngurube yayohereje hano. Ibi ni ibiki? Nanga umuntu ncamo ntararangiza. Ahubwo turimo hagati. Wa muntu we ndakwibujije mu izina rya Yesu, Mana gitare cy'Imana nkweretse uyu muntu. Umukorera ikimukwiriye. Muganga arambaza uje kuboneza urubyaro, yego. Ufite umugabo, hoya. Ufite umwana, hoya. Ufite umukunzi, hoya. Wari uricuruza, hoya. None uje gukora iki hano? Ibyo binsubiza ku kuntu navuze ko ntafite umukunzi, kandi nyamara bashobora kugira ngo sinkundana. Ariko nakundanyeho n'umuhungu wiyemera kubi. Ndavuga ngo ngomba kumutwara gutya, niba ari ukaje niko ngomba kumutwara. Ariyemera cyane. Ejo bundi yarampamagaye arambwira ngo nagiye Mozambique. Ndavuga ngo nanjye kugira ngo atancishamo ijisho, ndamubwira ngo nanjye ubu ndi muri Kenya, nta kibazo, nidutaha tuzahurira mu Rwanda. Buracya buracya turongera turavugana, arambwira ndi Mozambique, nanjye ndamubwira ngo ndi muri Kenya. Hashize akanya ndavuga ngo reka nigire kuvoma, nari ndi mu cyaro njya kuvoma mu kabanda ahantu bita Nyakagezi. Ngezeyo nsanga ari gukomata mu mugezi. Ahita asohoka mu mugezi, araza arandeba arambwira ngo muri Kenya se mumeze mute? Ndamubwira tumeze neza, namwe ndabona Mozambique mutorohewe. Gusa twari duhuriye ku bintu bibiri. Uwo muhungu yakundaga gusenga, nanjye ndabikunda. Yakundaga n'umuhanzi witwa Frank, nyiri iyo ndirimbo ninjiriyeho. Hari ikintu mpfa na Frank, mu miririmbire ye akunda kwibanda ku ijambo mayo. Sinzi wenda mwebwe ntago mwabikozeho ubushakashatsi, ariko nge narabyumvije numva birakabije. Frank yafashe indirimbo yo mu Giswahili, ntago nzi nyirayo, iravuga ngo Baba niongoze nimalize
mwendo salama. Harimo yumwumvishemo. Frank agiye kuyiririmba na yamihogoreze. Araje. Baba niongoze nimalize mwendo salama yo. Baba niongoze nimalize mwendo salama yo. Ndavuga ibintu byamayo ntawamenya wenda karamucitse ntawamenya. Hashize iminsi njya kumva numva aririmbye yindi ya Muhando ivuga ngo habari njema ninatendea ulimwengu. Nje kumva numva aririmbye habari njema yo ninatendea ulimwengu. Habari njema yo. Ndavuga ngo ibintu ntago nabyinjiramo cyane ntawamenya buriya wenda karongeye karamucika afata iyindi ndirimbo nanone ya Muhando. Nami nitaimba hosana hosana ndiye mubarikiwa nitaruka kama dama milele hata milele. Arangije agiye kuririmba njya kumva nami nitaimba hosana hosana ndiye mubarikiwa na yamihogoreze nitaruka kama dama yo. Ndavuga ngo ibintu bishobora kuba bibera mu bintu by'ibindimi by'abanyamahanga ntawamenya. Byanshangiye muri iyi ndirimbo ninjiriramo. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe binera kugushimayo. Ndabyihungije. Okay. Ntago nabura kubabwira ku rugendo rwanjye n'amasiporo rurakomeje. Ubu noneho ndi guhangana n'umuzimu w'imfundiko. Ndi guhangana n'umuzimu. Ubu ndi gukora siporo ijyana imfundiko. Nakoze ndashaka guhindukira kugira ngo nkene feedback zibaturutseho mu nyenkuraje mumbwire ngo komerezaho cyangwa hagarara byakunaniye. Ndashaka guhindukira mukareba mukambwira ngo komerezaho cyangwa hagarara. Abakameramani muzuminge kubanga bw'ibyuma muzuminga amaguru yanjye ngiye guhindukira muyerekane muri tayari. Okay. Muzuminge kugira ngo abantu bose bayabone. Ese waba wibaza ahantu ushobora kugura telefone ya Samsung cyangwa iPhone ya original y'umwimerere ifite warranty? Samsung 250 ni igisubizo kuri icyo kibazo. Tugane ubashe kugura telefone muri zo twavuze. Reka nkwibutsa kandi kantu, ushobora kugura iPhone cyangwa Samsung ukagenda wishyura gahoro gahoro mu byiciro. Si ibyo gusa, Samsung 250 tugufite televiziyo za Samsung nziza ndetse na firigo nziza kandi ziri mu ngano zitandukanye. Nkwibutsa ko nanone ukeneye nka kamera z'umutekano, genzi kuka n'ibindi bikoresho byo mu rugo watugana kandi tukabiguha n'ubundi ari original bifite na ya warranty twavuze haraguru. Wengeri